inshuti z'umusaraba abakristo niko babyemera, nanjye ndimo ubwo niko tubyemera. Muri aka kanya muri aya masaha ya saa 5 saa 6 saa 7 gutyo, aha turi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana, aho ni mu gihugu cy'u Rwanda. Uko byagenda kose abantu muri kureba iyi video murabona ko turi ahantu bigaragara ko ari mu irimbi ry'akarere, ni irimbi rusange ry'akarere ka Rwamagana. Ni ukuvuga ngo rero twagerageje kuza hano, ariko mu buzima busanzwe nyine twaje gushyingura, tabaye umuturanyi tuza kumushyingurira. Mu by'ukuri abantu bari hano bose barashavuye, bafite agahinda. Imiryango itandukanye yaje gutabara uyu muturanyi wacu yose iri hano. Twaje kumutabara, na amarira menshi ku mwana w'umukobwa navuga wazize urupfu rw'amaherere, urupfu utapfa kumenya ubusobanuro uburyo rwajemo. Mu by'ukuri iyo umuntu apfuye aba apfuye kandi nta cyakuraho urupfu. Burya ubuzima buryoha iyo burimo ibibazo n'ibisubizo. Ni muri aka kanya rero turi hano kuri irimbi rusange ry'akarere ka Rwamagana, twaje gushyingura. Ariko nanone ni tukiri aho ngaho, navuga ngo hari urupfu rubabaza cyane rw'indengakamere, ku buryo umuntu abyumva ukumva ibyo bintu ntibinabaho, ariko kubera ubuzima bw'iyi minsi turimo bigomba kubaho, nta n'icyabihagarika kuko gupfa bigomba kubaho. Urabona, wenda natanga nk'urugero, uramutse ufite nk'umurwayi mu bitaro, wewe uri umurwaza, uko byagenda kose hari ikimenyetso kikwereka ko uwo muntu atazakira, ariko kubera ko ariko bimeze nyine ubwo nta kundi biba bigomba kugenda. Ariko niba uwo muntu aramutse apfuye, waramutse warabyishyize mu mutima yuko uwo muntu azapfa, uko ndakeka uko byagenda kose ntabwo byakubabaza. Nanone tukagaruka ku rundi ruhande, wirirwanye n'umuntu mu gitondo, saa 6 na nimugoroba, muri kumwe, mutandukanyeho nk'isaha imwe, ukumva inkuru y'inca mu mugongo barakubwiye ngo runaka yitabye Imana. Watekereza ukuntu mwaturukanye mu gitondo mumeranye neza mu mirimo itandukanye, bakumva ngo kanaka cyangwa se mugenzi wa mwari kumwe mu gitondo ngo aratsite yituye hasi arapfuye. Uko byagenda kose urwo rupfu ruragushigisha kandi ntago aba ari ibintu byiza. Ubwo tukiri aho ngaho rero, twe dukunda gukoresha imbuga nkoranyambaga, hari ikintu kimwe naje kwitegereza mbona ari ikintu kigomba gucika mu bantu. Sinzi niba bizanakunda cyangwa se ari wo muvuno w'abantu bo muri iyi si tugezemo. Nkaba nifashishije umuntu umwe hano waje gushyingura cyangwa se waje gutabara, nga atubwira icyo abitekerezaho. Ni ikibazo kimwe nge nakomeje kwibaza, ndavuga nti se kuki mu buzima busanzwe tuba tubana n'abantu byaba ngombwa ko uba ufite ifoto ye cyangwa se video ye ntumupostinga, uvuga ati ndabyutse ni mu gitondo, reka nze mushyire kuri stati yanjye, nimara kumushyira kuri stati yanjye wenda munsi nshyiraho caption ivuga ati brother wanjye, sister wanjye, mama, papa, igitondo cyiza. Ayo ni amagambo meza wakagombye kubwira umuntu mu gitondo cya karo kibyuka, ku buryo undi muntu wese atayatekerezaho cyane. Anytime wava mu mubiri cyangwa se we yava mu mubiri wa mupostinga, ku buryo umuntu yayibona ntabigere ikibazo, akavuga ati mumureka mupostinge, yari inshuti ye, yari umuvandimwe we, bari inshuti magara biri aho ngaho. Ariko ugasanga ubana n'umuntu muhurira mu nzira, ntunamusuhuza, iwabo ntunahazi, ariko kubera ko wabonye abantu bamupostinze ari benshi, nawe ugafata ifoto ye ukamupostinga, ubundi ibyo biba bisobanuye iki? Urwo ni urukundo? Umuntu yabyita iki? Niyo mpamvu nge nifashishije umuntu umwe hano, turi hano ku irimbi, mu kumubona ni umutipe umeze neza, ni umusore uri mu kigero cy'imyaka 20 cyangwa se wenda 22, hagati aho ngaho. Agiye kutubwira uko ibyo bintu we abitekereza. Ngiye ku bwanjye ndabihakana, nta nubwo ibyo bintu ngiye mbyemera. Mujye mwiga gupostinga abantu bakiri bazima. Mu buzima busanzwe umuntu mupostinge, nanapfa uzanamupostinge, cyangwa nawe nunapfa azagupostinge. Ntawe ngiye mbona ko gupostinga kubera ko umuntu yapfuye, mba mbona ko ibyo bintu atari byiza. Ni nayo mpamvu tugomba gukuraho
k'abantu bakunda umupfu cyangwa se abantu bakunda umurambo, ibyo bintu ntabwo ku bwanjye ngiye mbyumva. So reka twegere uwo mutumirwa wacu atangira tubwire se ibi bintu wowe byumva uti, ese muri wowe ubona byacika mu bantu, ubona abantu bakomeza kugenda muri iyo shepu, urabyumva uti? Umuhungu wanjye witwa nde? Murakoze cyane, amazina yanjye ni Nganzo ya Ron. Witwa Nganzo ya Ron. Hanyuma amagambo nabanje kukuvuga haruguru urimo urabyumva, impungenge mfite kuri ibi bintu wowe urabyumva uti? Tubwire nkawe nk'urubyiruko, urabona umwana w'umukobwa nawe yari urubyiruko, yabarirwaga hagati y'imyaka wenda 19 cyangwa se wenda 21, uko byagenda kose urumva ko muri mu kigero kimwe, we ibintu urabyumva uti? Urakoze, nk'uko njyewe nyine urabibona twese turi urubyiruko, turi abajeni kimwe, tutagiye kure nk'ibisanzwe urubyiruko muri iyi minsi duri kuducika cyane, kandi abantu nyine muri iyi minsi turabizi cyane. Iyo umuntu yapfuye, niba navuga imbuga nkoranyambaga nk'uko wabivuze, niba arizo ziri kutwoshya, niba ari iki, gusa icyo naheraho mbere y'uko nkusubiza ikibazo warumbajije, nabanza kwihanganisha umuryango wa Uwitonze Dalia wagize ibyago, umushuti wacu, mugenzi wacu, urubyiruko mugenzi wacu. Ni ibintu by'akababaro nk'uko babibona, nyine twaje kumuherekeza. Gusa kuri iyo ngingo waruvuzeho ruguru, nagira ngo mbanze nanjye nk'uko wabivuze, ntago njye ndi kumwe n'abo bantu babifata bagapostinga umuntu yapfuye batamugaragarije urukundo mbere, ukajya kubona ngo rest in peace, rest in paradise, yapfuye. Hari n'igihe ujya kubona ukabona uguye ku ifoto y'umujeni cyangwa se undi muntu runaka, ukajya kubona uguye ku ifoto ye yapfuye, undi muntu yamupostinze, nawe ukajya kurya ama screenshot, ukajya gupostinga umuntu ntumuzi iki. Akenshi hari igihe nyine ujya kubona ukabona tugendeye ku isura, ukavuga ati no muntu ndabona ngiye yabera stati yanjye, uyu muntu ndabona. Ibi bintu bigomba gucika mu bajeni, biba bigomba gucika, kuko bino bintu nta nubwo aba ari nabyo. Sinzi, hari abantu benshi bijya bibabaza, ukabona umuntu yapostinze umuntu, mwagiye ngende kwibaza ati kuki wundi akiri muzima, umuntu unyura mu buzima busanzwe, muraturanye muri quartier, ufite amafoto yarenze imwe cyangwa ebyiri, kuki utakwibwiza byibuze ngo unamupostinge akiri muzima, abantu byibuze isi yose nabimenye yuko uwo muntu ari umushuti wawe bya nyabyo. Ahubwo wabona umuntu yitabye Imana avuye mu mubiri, ukarwana ujya gushaka amafoto ye. Ese nk'ubwo ngubwo muramutse Imana iramutse ikoze igitangaza, uwo muntu akongera akazuka, agasanga wamupostinze nta namwiriwe nta namwaramutse yawe azi, ibyo bintu byo byaba bimeze biti? Ibyo bintu rwose nanjye icyo kintu ndakibaza cyane. Nk'umuntu arifata agapostinga uko abonye ifoto cyangwa se nuko abonye umuntu yavuye mu mubiri, nanjye njya nibaza umunsi umwe wenda basi Imana imutije nk'imbaraga, akaba yamubasha bwo kugaruka kuri iyi si, ikintu yamukorera umuntu se basi nk'umupfu cyangwa se wenda umuntu wavuye mu mubiri, Imana imuhaye nk'ububasha akazuka, akazamuka akaza akareba wowe wamupostinze. Nkaba nasaba abajeni ngiye ko bagerageza kuba twaca ibi bintu rwose byo kuzajya dupostinga umuntu yapfuye, tujye tumugaragariza urukundo mbere y'uko ava mu mubiri. Tuvuge wenda ugasanga umuntu ni brother wawe, ni sister wawe, ntumupostinze, cyangwa se wenda rimwe na rimwe uramupostinze, urumva ko ibyo bintu bifite aho bihuriye nk'uko wabivuze ruguru. Akenshi rero nk'uko twaje guherekeza mugenzi wacu, nagira ngo ibi bintu abantu byo kwifata ugasanga bapostinze umuntu yapfuye bitangire bicika, urukundo rumugaragarize mbere. Niba nkukunze mupostinga hakiri kare, niba unkunze nawe postinga hakiri kare, niba hari n'icyo ushaka kumbwira kimbwira hakiri kare, ntarava mu mubiri, ntaritahira iwacu wa twese. Hari akavido njye nkunda kubona gacaracara ku mbuga nkoranyambaga, umuntu arimo avuga ati si uko badafite ifoto yawe, si uko batagupostinga, ahubwo ngo bategereje kugira ngo upfe bagupostinge, cyangwa se wenda unagafate nabwo bagupostinge. Kuki mu buzima busanzwe batagupostinga? Ubundi tekereza ko aba bantu iki kintu bagifata gute? Bumva bimeze bite kugira ngo upostinge umuntu, kubera ko inshuti yawe yamupostinze, nawe ujya upostinga kandi wenda uwo muntu utanamuzi, nta n'ahantu mwanahuriye, n'amazina utanayazi. Ibyo bintu ubona muri society ubundi byakagombye kuba ari byo? Ntabwo ibyo rwose muri society ari byo, ariko nyine ngewe icyo ndi kugarukaho cyane nuko nk'uko twagiye tubibona ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bagiye bapostinga uyu mwana w'umukobwa,
benshi batanamuzi deja nubwo tuvugana ubu ngubu hari benshi nagiye njye na stalkinze cyane na scrollingaga nazamura akasanga Dalia oya nanjye byambaye kuko urabona n'umwana asa n'uwitabye Imana ku kigoroba cyo ku wa gatandatu mu cyumweru gishize urumva bifashe nk'iminsi nk'ibiri cyangwa se wenda itatu reka tubivuge gutyo ariko nakatiraga ku mbuga nkoranyambaga nka scrollinga nkasanga muri stories z'aba friends banjye nkasanga nuko nguko bimeze rimwe na rimwe nkasanga umuntu n'ubwa mbere mubonye nkasanga umuntu simuzi ukibaza ibi bintu ubundi byo biba ari bwoko ki okay Yaroni nanjye byambabaje cyane niyo mpamvu wagira ngo ibintu birahuriranye wagira ni Imana ibikoze kuba untumiye mu kiganiro cyawe nanjye ibi bintu mu gitondo na scrollingaga nkajya mbona umuntu yapostinze yagize ibiki ewana bikambabaza cyane si uyu muntu bari baziranye yego posti ko muzi no hirya iriye ugasanga nta nubwo aba no mu karere nta nubwo ese harushobora no kumbwira atakambwira ati we niwe utabonaga ndi kumwe na runaka turi nk'inshuti nyine kujya tugaragaza ubushuti bwacu muri society kugira abantu babimenye ntago ari ngombwa kugira ngo ubimenye ese byibuze kwerekana ko umuntu ari inshuti yawe ari umuvandimwe wawe ari mu gikundi cyawe isi yose ikabimenya urabona byaba ari ikibazo ngiye nibyo navuze cyo ntago ryaba ari ikibazo ariko MC batangire babice twige kuba nyine tugaragaza tubi inshuti nge nguposting uri muzima urumva nunapfa ngo posting nanjye ejo mu gitondo bishaka kutarangira neza ukampostinga akavuga ati T-Soft na Yaroni bari inshuti muri ka posting biraho ngaho okay mu magambo make navuga ngo gira abakora ibyo bintu cyangwa se wenda nabagira inama muri rusange babicikeho kugira ngo tujye twiga gukunda abantu bakiriho bagihumeka baki muri uyu mwuka ntago gupostinga umuntu ariko yapfuye kandi utanamuzi ibyo bintu ntago byaba ari umuco nta nubwo ari na byiza MC wenda tutagenda kure wenda ngereka ngire nk'akantu nkibariza nk'iyo nama wowe ukurikije uko byumva ushobora no kuyibahamo cyase ubwo biritwa nkaho ari nge nyibahaye ni ukuvuga ngo wegira wowe tekereza sasa wapfuye sibyo usanze umuntu wenda wo muri ngoma yagupostinze ntimunaziranye tuvuge wenda ugize ububasha wenda bwo kuzamuka ukazuka kari bari ko twabyita we mu byukuri uzamutse urumva we basi wabyitwara mute ntago byaba ari neza guta umuntu yakwifata kampostinga ari uko napfuye kandi nkiri muzima namwiriwe nta good morning nta good evening nta good night ubundi ibyo bintu byakagombye gucika okay gerageze tubice urubyiruko abanyumva abajeni mbese abantu bose bazi ko bakoresha social media tugerageze duce ibi bintu rwose byo kuzajya dupostinga umuntu ngo nuko yapfuye gusa ugiye kumwereka urukundo ari he mwereka kumugaragariza urukundo niba hari n'icyo umuha ukimuha kiriho abone neza yawe agihumeka umwuka w'abazima okay mu kiganiro kigufi tugiranye nakubwereka manze ngushimire nakubwira ngo ugize neza cyane abazabasha kureba kino kiganiro nyaboneka bazisubireho ubu n'ubutumwa twe dutanze kandi uko byagenda kose iki kintu nta muntu uri normal cyangwa urizi gushyira mu gaciro uzi kwanariza wagishyigikira nkatwe urubyiruko nitwege dukoresha social media cyane ibintu tugomba kubicikaho cyane cyane urubyiruko urukundo ruba rubariza muri twebwe mu gukunda abagenzi bacu ababyeyi bacu n'abari hasi yacu nitwe tugomba kubica nyine bikarangira reka ngushimire muhungu mwiza urakoze cyane kandi mukomeze kwihangana ibihe turimo muri ibihe turimo bitoroshye ariko nta kundi ni ukuvuga ngo igisobanuro cy'ubuzima si uguhoza ubuki mu kanwa rimwe na rimwe tugomba gucishamo burya tukanasharirirwa nibwo burya ubuzima buryoha kuko baravuga ati mbere y'uko uryoherwa nuko hari ikiba cyarabanje kukubihira ni ibibazo rimwe na rimwe tuba tugenda tunyuramo nta kundi byagenda tugomba kwihangana okay Nganze Yaroni urakoze cyane muri aka kanya gato nakubwira ngo be stronger sibyo ikindi kandi umunsi mwiza murakoze cyane nkomeza no kwihanganisha umuryango wa Dalia rwose ukomeze kwihangana tubari inyuma tubafashe mu mugongo kandi inshuti abavandimwe twese twamukundaga rwose kandi nizere ko iki kintu tubagireho inama bari bucyumve neza sawa murakoze cyane okay asante sana ciao